Yego bagaragaza kandi ko twirwane ifatanyije na FC bafashe n'imidugudu ya za Pwezero tuyetuye nk'uko nabigarutseho teritwari ya Fizi Mwenga nyuma yo gutsimbura ingabo z'abazarendo na ingabo z'u Burundi za FARDC. Wabireba ngicyo binyereka biranyereka ko dushobora kuhabona indi zone y'intambara ikomeye. Yego. None bikava muri bya bice kuko nka M23 yitangira buriya yahereye no mu bice nibyo byo muri Kivu zombi ariko bitarimo abanyamurenge benshi. Nyamara abanyamurenge no mu M23 yari icecetse bo batakaga ko barimo barakorerwa iyicarubozo hari igihe M23 itarwanaga ariko twirwaneho i Rwanda. Yego. Ariko abandi bavuyemo muri M23 bakakirizwa yombi. Masunzu uyu munsi arafunzwe. Gasita arahunze. Rugabisha arishwe. Yarahunze ko nubisha ngo yajyanwe Kinshasa. Urabona ko none byararangiye nta kiyo guhisha kigihari. Yego. Rero FARDC cyangwa se Congo ishobora kwisanga ejo noneho M23 yamanutse yaje gutabara twirwaneho mu buryo bweruye hariya. Masunzu niba ibyo bamukeka hatari byo. Sibyo? Yego. Baraba batakaje elema yahanganaga na bene wabo. Kandi buri muntu muhangana kuzi abashobora no kukuzonga pari raporo y'uwo muhangana atakuzi. Masunzu niba ibyo bamukekaho ari byo. Baraba bafunze icyuho cyacagamo ibishobora kubangiza. Ibyo bintu bibiri iyo biri gutakara mu gisirikare bari ikibazo. Abagomba kuba harimo ikintu kitwa cya morale iri hejuru cyane. Abagomba kuba harimo ubwizerane nyine hatarimo urwikekwe. Yego hagomba kuba harimo discipline isanzwe ari nkeya. None harimo n'urwo rwikekwe. Ubwabyo bishobora no gutuma M23 binjirira ikarushaho kubacima mu bice. Ko ni nabyo bamwe batese niba Masunzu yicisha bene wabo. Ati FARDC izamwizera gute ko nayo izavuga iti wa mugani niba uyu muntu no bene waba bakoraho twebwe ko dushobora kuzaba bakurikiyeho. Ricaga bene wabo ku rugero runini kuriye. Ashobora kuba mbere mu kubarwanya yarakomeje. Ahubwo wenda nyuma akaba yaganirizwa bakamwereka bati do inzira niyi. Icya gatatu ubona rindi gukomeza. Wabona nawe afite ibyo yapfuye na Kinshasa mu buryo buri indirect. Bona Kinshasa hari ibyo batumvikanyeho. Kuko hari abantu bakomeye bari muri M23 kubera ibyo batumvikanye na Kinshasa. Atari urukundo bakunda M23. Yashwanye na Tshisekedi Corneille Nangaa mu bamushyize ku butegetsi. Tshisekedi araza ashaka kumukenesha burundu amunyaga ibintu byose. Corneille Nangaa aravuga ati kumbi nuko uteye. Databuja Kabila uramumenesheje. Nanjye uri gushaka kunkenesha na bene wacu bose uri kumarira muri gereza. Reka noneho nkwereke ko umuntu yakubyibuhana. None se fata bya Mungu. Mwe bavugaga ko nyine bishoboke ko banabonye nyine muri telefone ye wa ibyo byose izo nyandiko ibyo bandikirana iki kuko kugeza kuri uyu munsi ko nuze iminara bakoresha ngira cyaririye ntirahinduka ya za Kinshasa. Yego. Ibyo byose rero bakabibona ate ku bundi wa magani uyu muginga yaba ari we wa magani watanze Bukavu na za Goma abishaka kubera inyungu z'abangaba. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Urumva baba bashobora kubihimba ari n'igihe n'inzego z'ubutasi ubwazo zihimba amakuru y'ibihuha kugira zitera ibuye mu gihuru zireba ari ibiki. Hari n'ukuntu abantu baba bakeneye ako gapiyara haba hari ibintu byinshi abantu bashobora guhimba. Rero ngewe ayo makuru yo ku rugamba si nkunda kuyaganiraho nka fact. Nkunda kuyaganiraho mu kureba ngo yasobanura iki. Ibyo bivugwa bibaye ari byo byaba bisobanuye iki, bibaye atari byo byaba ari ukubera iki. Hari biba bigoye kuyaverifia cyane rwose. Noneho urwo muri Kongo rwo biragoye cyane rwose. Akenshi biba wa mugani wawe hari ujya avuga ngo hari igihe bari propaganda y'uruhande rumwe ati kandi irakora cyane. Nawe wemera ko propaganda ikora kandi none ku rundi ruhande icyo remera yive usanga buri muntu wese abashaka kuvuga ku ruhande rusa naho rugize iki naho urwo ruhande rumurengera kuko abavuga ati ngewe icyo ngomba gukora nuko najya ngomba kwizera ko ku rugamba ngize iki ndimo yego
wabonye ibyo twirwaneho yavuze nanone nabonye yagarutse cyane cyane ku barundi wabibonye ariko reka nkubwire icyo mbona cyo nacyo reka ndinyuremo muri makeya ati imisozi miremire ya Fizi irugarijwe n'iyongera ry'ibitero biteguye neza bigamije kwibasira abaturage b'abanyamurenge kuko byatangajwe n'umutwe twirwaneho ibi bitero byatangijwe na coalition igizwe n'ingabo za FARDC z'u Burundi milisi za Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR kuva mu gitondo cyo ku itariki 6 n'uyu munsi turimo byibanda cyane ku duce twa Karingi na Mikenge. Izi ntambara zateje ihunga ry'abantu benshi harimo abagore n'abana basanzwe babura ibiribwa n'imiti y'ibanze. Ibyo bitero bikoresha intwaro zikomeye n'imashini za mitrailleuse bikaba bihujwe n'ibitero by'indege z'intambara. Ndabona muri parenthèse arimo Burundi ati byabanje gukorwa mu duce tumwe two muri ako karere. Urumva ati intego y'ibi bikorwa isa nk'iyo gukaza igenzura rya gisirikare ku gace ka Minembwe ahatuye abantu benshi bimukiye iyo bahunze urugomo aho imyaro myinshi yamaze gusenywa burundu. Itangazo rya twirwano rivuga ko ibi bitero bya buri munsi bishyigikiwe n'ukwiyongera gukomeye kw'ingabo harimo indege z'igisirikare cyangwa se drone n'indege z'intambara za Sukhoi. Uwo mutwe ushinja ba perezida nka bimwe bagarutseho Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye ko bafite umugambi wo kurimbura abaturage b'abanyamurenge bakoresheje politiki yo gukoresha umuriro no gusenya byose banirengagiza ibiganiro by'amahoro bya Doha. Ati ingabo zishyize hamwe n'abamirise y'imbere mu gihugu n'andi yunganira zikomeje gutera urupfu n'akababaro ku baturage b'abanyamurenge bikarushaho gukaza ibibazo by'ubutabazi n'imibereho mibi muri ako karere. Twirwaneho yamaganye bikomeye gahunda yo gusenya abaturage hashingiwe ku bwoko ikorwa n'ingabo ebyiri zifatanyije bashyizemo parenthèse FARDC n'iz'u Burundi n'abamirise b'Abazalendo banga abatutsi bashyiraho abanyamurenge. Uwo mutwe usaba umuryango mpuzamahanga gushyiraho igitutu gikomeye usaba gukuraho burundu ingabo z'u Burundi ndetse no gukuramo FARDC n'abaziyunganira mu misozi miremire yo hagati ya Fizi. Twirwaneho yongeye kugaragaza ubushake bwo kurengera abasivile no kurwanira abaturage bakomeje kugirirwa nabi n'abagomba kubarinda. Yego aho berekana imimerere mu misozi miremire ya Fizi irakomeye abaturage b'abanyamurenge bakomeje kubaho mu byago n'ubwoba buhoraho mu gihe twirwaneho ikomeje gukurikirana hafi ibibera ku butaka no gutanga amakuru y'umutekano. Bagaragaza kandi ko twirwaneho ifatanyije na FC bafashe n'imidugudu ya za Pwezero tuyetuye nk'uko nabigarutseho teritwari ya Fizi Mwenga nyuma yo gutsimbura ingabo z'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi za FARDC. Yego nkibaza ariko se amaherezo na yahe Ive amaherezo umunsi kundi wumva ko aka gace karimo abanyamurenge ari ibintu navuga biteye ubwoba ibyo bakorerwa umunsi kundi. Ese ubona wa mugani uno mujinya ino 2023 twirwano bafitiye abarundi kuko ujya wumva cyane abantu bagaruka cyane n'abarundi sibyo? Yego ariko ni nazo ngabo zihari mvamahanga zisigaye nizo ngabo zihari mvamahanga zisigaye hariya mu buryo buzwi abandi n'abacanshuro. Yego iza Sadek zaratashye Afrika y'Epfo Tanzania na Malawi. Yego abacanshuro ba mbere baratsinzwe bo bari kuri front line aba hari bandi nabo ntabwo bagaragara kuri front line. Yego arira bashobora kugira na contact na M23 bahura nayo bagapezanya n'abarundi. Noneho areba abarundi ibyo igice barimo aho za Fizi Mwenga Minembwe na hehe ni ya zone n'ubundi hura na Uvira ikajya ni Burundi. Aho ni hahantu rero uvuga ngo ni conflit none hira ahantu abarundi bashobora kugira influence kurenza handi. Wabireba ngicyo binyereka biranyereka ko dushobora kuhabona indi zone y'intambara ikomeye. Yego none bikava muri bya bice kuko nka M23 yitangira buriya yahereye no mu bice nibyo byo muri Kivu zombi ariko bitarimo abanyamurenge benshi. Nyamara abanyamurenge no mu M23 yari icecetse bo batakaga ko barimo barakorerwa iyica rubozo. Hari igihe M23 itarwanaga ariko twirwaneho irwana. Yego twirwanihira kubwira ko akahinda ifite none
gahera mu myaka 7-8 ishize. Muri iyo myaka M23 yari yararambitse intwaro, kuko M23 hashize hafi imyaka 4 yongeye kwegura intwaro yari yararambitse mu myaka 10 hafi 10 ibanza, kuko bari bararambitse intwaro muri imyaka 8 muri 2013 bazubura mu mpera za 2021. Abo bantu rero bari bataraba bamwe na M23, uyu munsi ni bamwe. Buriya twirwaneho M23 ijya guhinduka AFC M23, Alliance Fleuve Congo M23, bigenda kuri twirwaneho iri mu mitwe yometswe kuri M23 kirya gihe. Ariko bamera nk'aho bayivanye ku itangazo mu mpamvu za security, kubera ko biriya bice M23 yari itarabigeramo. Kuri ubu rubona ko none byararangiye nta kiyo guhisha kigihari. Rero FARDC cyangwa se Congo ishobora kwisanga ejo noneho M23 yamanutse yaje gutabara twirwaneho mu buryo bweruye hariya, tukaba twahabona zone y'imirwano ikomeye cyane. Icyo gihe ni naho hava bya bindi bavugaga ngo byo gusubiza inyuma abarundi kugera niyo Uvira ivuyemo n'ikindi, kuko abarundi bari kurwana hariya igihe M23 yakataza igana Uvira na hariya bahava. Batavuga ati tujye kwikonsantira kuri Uvira, kuko Uvira ifashwe bibereye Minembwe na Mwenga byaba ari ikibazo cyane, baba encircled kandi ntabwo yaba amahitamo meza. Hari ibice navuga ngo mu bihe biri imbere tuza kubonamo imirwano ikomeye kurenza mbere. Hanyuma nkibaza se ino bagufata imidugudu ya za Pwezero za Twetwe na Ngezi iri muri teritwari ya Fizi na Mwenga, urabona byo kuba bafata ino izi Pwezero n'utu duce byo hari icyo bishobora kuza kwimarira? Ni ibintu bisanzwe mu rugamba, ibyo twita battles apana war. Ingamba uyu munsi abantu bashobora gufata ahantu none ejo bagafata ahandi, ejo bakahamburwa. Gufata uduce bijyana no kuvuga ngo turi strategique ku ruhe rwego. Rero nimba batwambuye abantu bari bahanganye nabo, uyu munsi bishobora kubaho ubuhumekero, kuko niba FARDC cyangwa ingabo z'Uburundi zabarasaga cyangwa bazishinja ko zabazongaga, kuba bazambuye utwo duce nibura babizeye ko baza kuba bahumeka kabiri. Ariko bashobora kudufata none ejo ukabona habaye ibindi. Icyo ndi kubona kurenza kuvuga ngo ni gufata uduce cyangwa se kutwisubiza, ndabona intambara ikaze kurenza iyo twe tumaze iminsi tubona. Bamwe bati ifungwa rya Masunzu ati rishobora kuba igisubizo kirambye cyangwa se navuga bikabera nanone imbogamizi ku ruhande rwa FARDC. Ese ariko nane tukongeye tukibuka ko umuntu igiti kimwe atari ishyamba. Nkibaza ubona ko kuba Masunzu afunzwe hari ikintu ushobora guhindura ku rugamba? Kuba Masunzu afunzwe kuko nabonye bati kubafunzwe ati byuzana ama operation yajyaga ategura akomeye, ndetse akabangamira cyane cyane abanyamurenge, yohereza amadrone yica bene wabo. Byagihindura. Yego, byagihindura ndetse cyane. Masunzu niba ibyo bamukeka hatari byo, sibyo? Yego. Baraba batakaje elema yahanganaga na bene wabo, kandi buri muntu muhangana kuzi abashobora no kukuzonga pari raporo y'uwo muhangana atakuzi. Masunzu niba ibyo bamukekaho ari byo, baraba bafunze icyuho cyacagamo ibishobora kubangiza. Byaba byo bitaba byo, hari ikigomba guhinduka, kubera ko Masunzu ntabwo ari imisanzwe. Ngiye mfata ko umuntu uyoboye zone ya 3 mu gisirikare cya Kongo aba ari ku rwego rumwe n'umugabo w'ingabo, bizagira uburyo bidekuraje cyangwa bitusha abandi bene wabo bakiri ku ruhande rwa FARDC. Bavuga ati ariko ntiwasanga turimo turasazisha umubyeyi utaratubyaye. Kuki bene wacu burye bisanga mu bibazo, bene wacu bari ku ruhande rwa FARDC, ariko abandi bavuyemo muri M23 bakakirizwa yombi. Masunzu uyu munsi arafunzwe, Gasita arahunze, Rugabisha arishwe. Yarahunze ko nubisha ngo yajyanwe Kinshasa. Yajyanwe i Burundi, afi Burundi yajyanwe Kinshasa. Yavuye Uvira mu gicuku ajyanwe i Burundi, bamufatira indege imujyana i Kinshasa. Ariko za Kinshasa ari mu zihe nshingano, ko hari iri mu nshingano bifata nko kumuhungisha. Hari igihe baba bibara ko bishobora kuzibazwa, kandi uyu munsi ibyo Masunzu ashinjwa ejo na Gasita ashobora kwisanga ariko bishinjwa, kuko nibyo abazarindo bamushinjaga birasa nk'ibyo Masunzu ashinjwa. Rero bishobora kuzatuma abandi basirikare b'abanyamurenge cyangwa abarwandofone bo muri FARDC babaho bishisha. Ibyo rero hari icyo babivuze ku rugamba.
uravuze ngo ni erema idasanzwe yego sibyo ariko nanone nkibaza muri za FRDC harimo n'ubundi abandi bajenerali basigaye bamusigariyeho aho numvishije ko ngo n'abamwungirije yego bashobora kuba bafunzwe ari byo abandi banagarutseho urakoze cyane kugikomozaho bamutwara we na Banza nako bamuvana Kisangani umugabo w'ingabo Jules Banza yari yiziye aza hariya bakorana inama ariko bamutegeka kutinjirana intwaro arinjira ajye ko nabona baje kumutwara bamutwaranye n'umwungirije ndetse n'uwari ukuriye abarinzi be bikavugwa ko nyuma hari undi mu bari bamwungirije nawe watawe muri yombi kuvuga ngo atari bariya babiri yego nyuma mbere batwaye babiri batwaye ibyako kanya nyuma batwara n'undi umwe mu bari bamwungirije we ntigeze menya amazina ye ariko ibyo ntabwo ari cyose cya effective banabona abandi bamusimbura ahubwo abo baje kubasimbura bariyumva bate baratekereza bate ni bandi mu gisirikare ikintu cyitwa morale ni ikintu cya mbere gikora mu gisirikare morale irakora icya kabiri credibility kwizera ngo uyu muntu turi kumwe cyangwa se confiance uyu muntu turi kumwe ntabwo yangambanira turi kumwe nyine twasangira urupfu twasangira n'ubuzima ibyo bintu bibiri iyo biri gutakara mu gisirikare aba ari ikibazo abagomba kuba harimo ikintu cyitwa cya morale iri hejuru cyane abagomba kuba harimo ubwizerane nyine hatarimo urwikekwe yego hagomba kuba harimo discipline isanzwe ari nkeya none harimo n'urwo rwikekwe ubwabyo bishobora no gutuma M23 binjirira ikarushaho kubacima ibice ariko ni nabyo bamwe batese niba amasunzu yicisha bene wabo ati FRDC izamwizera gute ko nayo izavuga iti wa mugani niba uyu muntu no bene waba bakoraho twebwe ko dushobora kuzaba bakurikiyeho nibwira ibyo ntabwo ahubwo kubica ari bene wabo ibyo bita bikwereka ko ari gukora neza ibi bya FRDC masunzu uko nge mbitekereza mbona ibintu bibiri ni masunzu waba ibyo ashinjwa abeshyerwa bitarabaye ni masunzu mbona aba yarabikoze yaba yarahindutse nyuma ndetse yaba yarahinduwe na Kabila cyangwa se yarahindutse so atafite ibyo atumvikanye naba Kabila se bari kumwe akaba yarahindutse ari we Kabila ntabwo uburyo Kabila akora ntabwo agaragara nk'uri muri M23 mu buryo buri direct ariko nta nubwo agaragara nk'uhanganye na M23 cyangwa wifuza kirwanywa mu kugaruka kwa Kabila akaba yaba yaramuganirije cyangwa se akamuhindura mbabarira gato se uciye mu ijambo utanarengaho uvuze icyo kintu rero waba uri gusanisha n'abavuze ko ashobora kuba yaratangiye imikorere mibi kugira ngo ase n'uwajoininga mama 23 kubera ko yabaraganijwe na Kabila nibyo mvuze nyine byaravuzwe ndi kuvuga nti mu bivugwa bati wabona amasunzu yaratangiye nda kuvuga babyita mu kirwa gusubiza agatima impembero hatari kwa mugani ko Kabila ariwe wangize ubundi we yego nicyo ndi kuvuga ko byashoboka ko yaba yaramuhinduye aho nimba yaricaga bene wabo ku rugero runini kuriye ashobora kuba mbere mu kubarwanya yarakomeje ahubwo wenda nyuma akaba yaganirizwa bakamwereka bati do inzira niyi icya gatatu ubona rindi gukomeza wabona nawe afite ibyo yapfuye na Kinshasa mu buryo buri indirect na Kinshasa hari ibyo batumvikanyeho kuko hari abantu bakomeye bari muri M23 kubera ibyo batumvikanye na Kinshasa atari urukundo bakunda M23 nese Corneille nanga kunda M23 ariko yarayikunze kubera ibyo yashwaniye na Kinshasa nese nkubeshye yashwanye na Tshisekedi Corneille nanga ari mu bamushyize ku butegetsi Tshisekedi araza ashaka kumukenesha burundu amunyaga ibintu byose Corneille nanga aravuga ati kumbi nuko uteye databuja Kabila uramumenesheje nanjye uri gushaka kunkenesha na bene wacu bose uri kumarira muri gereza reka noneho nkwereke ko umuntu yakubyibuhana none se fata bya Mungu Mahesh Bernard yari yafunzwe na Kabila yafunzwe ku butegetsi bwa Kabila Tshisekedi ageze ku butegetsi aramufungura ariko asanga hari abari kumwe nawe bafite amaraka angana babaye promoted ntibamupromoting asanga n'imitungo ye myinshi yaragiye kandi abantu barabizi ko ari umurwanyi n'umuhanga harajoyininga iyo bimeze gutyo rero ibyo biraba rwose nawe rero ashobora kugira gutyo akabona hari bitari gukunda hari ibyo biri guhombera hakurya kandi abandi arabizi bafite transparence nta byo bari guhombya agasigara aganira na bikintu kimwe abwira ati Kabila ko aza mukamwakira ntiyarigiye abarwanyaga ntiyatumiye ne wanyu bashati Neze nanjye mwambarira bene wacu nishe ko byari bimeze gutya none nk'abajoininga kandi bwira ko M23 ntabwo ishidikanya ku mbaraga za masunzu mu buryo bw'igisirikare takubwiza ukuri numva benshi mwemera
ntabwo ari ukumukunda ariko iyo uganiriye no muri M23 bakubwira ko Masunzu ari umusirikare nyine mu buryo bw'igisirikare ko iby'igisirikare bizingatiye bitandukanye n'abasirikare benshi ba Kongo uwo yaba ari ingufu ariko n'igihe bamugati no kugira bazamwihorereho ugiye kwihorera ku muntu uraye muri sari wawe bitandukanye n'umuntu uraye muri sari we nabyo byabaho bakamubwira tukingwina hanyuma se bikagira bakamwihorera iyo namakuru nubisha yo mu bamotari ntago nayemeza reka nivahita seka iyo mvuze mu bamotari nuko icyo kintu ukomejeho cya Masunzu bamwe bavugaga ko nyine bishoboke ko banabonye nyine muri telefone ye wabo ibyo byose izo nyandiko ibyo bandikirana iki kuko kugeza kuri uyu munsi ko nuze iminara bakoresha ngira cyari iriye ntirahinduka ya za Kinshasa yego ibyo byose rero bakabibona atari ku bundi wamagani uyu muginga yaba ari we wamagani watanze Bukavu na za Goma abishaka kubera inyungu zaba ngabo ntabwo nimba ntibeshya ntabwo Bukavu ifatwa na Goma se Masunzu yayoboraga kiriya gice ntabwo mbitekereza simbyibuka neza uwayoboraga hariya kuko ndumva atari Masunzu we n'ubundi bamushinja ahubwo nzibira ha M23 ni nzibira Bukavu nzibira muri Kivu y'Amajyepfo ahantu hari kompanyi z'abashinwa zahacukuraga amabuye y'agaciro kari we hatanze yego ariko niba ntibeshye Bukavu na Goma bifatwa nza Masunzu atarari hariya simbyibuka neza Masunzu ntabwo yari hariya byanze bikunze abantu baze kumbabarira ntabwo niko nizoroha yuba ariko ndumva Masunzu agirwa umuyobozi wa zone ya 3 hari haramaze gufatwa kuko yaranaje atinya gushyira ofisi y'Ibukavu ahita muri inoze yabanje kwigerageza Kisangani uriye yabanje kwigira Kisangani nuko nyine yarasanze Bukavu bitameze neza kandi abenshi mu bari bahari hariya bagahunga murabizi ko bahise bahamagazwa ibyo byose rero urabyumva ko afite ukuri nyine ubwo ashobora kuvuga ngo ninde wahamwohereje yaje gute ese hageze hari ibyakoze igituma ntekereza ko nimba ari n'uwahindutse yahindutse nyuma nuko mu ntangiriro Masunzu yangaga M23 kandi yarayikubitaga kwibaza nose ntari mu bishe makanika ntabwo abantu waba uri gukorana nabo ngo wice kiyongo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.